Kora ko n'ubwa mbere tugiye gukora live ya Tour du Rwanda live coverage ya televiziyo coverage yose stages zose ko zakabaye bitangiye kugera irangi kubitangiye kugera irangi n'ubwa mbere tugiye kubikora njye navuga ngo isiganwa riri kurundi rwe imisi isigaye ngo twirebera isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2026 ibarirwa ku ntoki. Yego nibyo ariko noneho bigeze umunsi ndabona wo wagize. Reka nongere ngusuhuze kandi nguhereze ikaze aho uherereye hose. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri kunyumva, uri kundeba, ngwaye ikaze reka nkubwire ngo welcome. Nge nitwa Kamanzi. Ariko mbere yuko dutangira niba utarakanze subscribe ndagira ngo ubanze ukande aho ngaho handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Tour du Rwanda rero yagarutse 2026. Iyi ngiyi ni Tour du Rwanda muri make itandukanye n'izindi Tour du Rwanda zose zabaye. Iyi ni Tour du Rwanda irimo udushya tugiye dutandukanye, irimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye na Tour du Rwanda zabaye, bitandukanye na Tour du Rwanda zagiye ziba mu myaka yagiye ishe. Ni Tour du Rwanda izaba irimo abafatanya ibikorwa bagiye batandukanye, abafatanya ibikorwa bo ni benshi, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu myaka yashize rero hari ukuntu twagira urutya tukareba Tour du Rwanda ugasanga ugenda ureba amashusho make, ukagenda ureba amashusho make amwe namwe ntakugireho ntubone iyo duce no tumwe tu Rwanda ntuyihera amaso ngo urebe hakagira bimwe bigucika. Ariko uyu mwaka ho harimo impinduka, uzaba urimo ureba Tour du Rwanda yose aho nta shusho nimwe rizagucika, uzaba ubyirebera live wiberi wawe wiryamiye wawe ubireba live na shusho nimwe rizagucika, bazaba barimo babikwereka neza cyane. Iyi ni Tour du Rwanda izaba irimo technology, icyo nakita technology cyangwa se ubundi bwenge butandukanye n'izindi Tour du Rwanda zagiye ziba. Tour du Rwanda 2026 rero ni Tour du Rwanda izatangira by'umwihariko ku itariki 22 z'ukwa kabiri 2026 isozwe ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2026. Ni Tour du Rwanda rero izakavarenga cyangwa se aho abakinnyi bazagenda ibirometero bigeze kuri 993 byose. Aho rero izaba irimo ama etape agiye atandukanye nk'uko twabibonye guhera kuri 0 tariki kugera ku itariki ya mbere azaba irimo imisi 8 yose. Ubwo ayo ma etape zose abakinnyi bazayagenda. Izimwe rero muri etape nakubwira rero zaba ziganje mu imisi ku munsi wa mbere ari nayo etape ya mbere bizatangira mu karere ka Gicumbi, ubwo ne hano Rukoma bisoreze mu karere ka Rwamagana aho abakinnyi bazakoresha ibirometero bigeze ku 173. Ku munsi wa kabiri rero cyangwa se etape ya kabiri bazahera Bugesera, ubwo ngubwo ne hano Nyamata neza basoreze i Nyanza. Ahangaha rero zaba harimo ibirometero 134 byose. Etape ya gatatu rero izaba abakinnyi bazahera mu karere ka Huye bagarukire i Rusizi, ahangaha bazakoresha ibirometero 145 n'ibice bitatu byose. Kuri etape ya kane rero abakinnyi bazahera mu karere ka Karongi basoreze i Rubavu, harimo ibirometero 127 n'ibice bibiri byose. Ku nshuro ya gatanu cyangwa se ku munsi wa gatanu ino etape azaba ariyo kuzenguruka mu karere ka Rubavu cyangwa se bayise ngo ni Rubavu Circuit. Aho rero abakinnyi bazazenguruka muri aka karere ka Rubavu. Iyi ngiyi ni etape ntoya izaba igizwe n'ibirometero bikeya ariko bisaba abakinnyi gukoresha ubwenge, bikabasaba gukoresha ubushishozi kugira ngo babashe kuba bayitsinda. By'umwihariko rero iyi ni etape izabanzirizwa na circuit izabanza kuba mu masaha ya mu gitondo, aho abandi bantu bazaba barimo berekana ibyo bashoboye ku magare bagenda gake gake. Iyi etape by'umwihariko izatangira ku isaha y'isa 9 z'amanywa, abantu bavuye no mu mirimo yabo kugira ngo baze bihere ijisho iri gare. Abakinnyi rero bo kwitegura bariteguye mu buryo bushoboka, bariteguye bihagije, bariteguye kabisa ku buryo kugira ngo bazabashe gutwara iki gikombe, bazabashe kwegukana iyi nsinzi. Nk'uko bitangazwa n'umutoza wabo Sempoma Felix, akaba ari umutoza wa Rwanda team, agaragaza ko abakinnyi rwose bafite imyitozo ihambaye kandi ihagije, aho biteze insinzi rwose kubona urwa Gasabo rurabagirana baruhesha ishema. Bamwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bazitabira iri siganwa ry'amagare harimo twavugamo nka Moza Eric, Tuyizere Etienne, Byukusenge Patrick, Ngendahayo Jeremy ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Umwe rero mu bakinnyi bazitabira iri siganwa ry'amagare Tour du Rwanda, Tuyizere Etienne yatweretse ubushobozi ndetse n'ubuhanganye n'ubukaka igare bazakoresha uko rizaba ryesaye. Yatweretse uko ni igare rwose rizaba rifite technology ihambaye, rizaba rikoze mu buryo butandukanye n'andi magare bagiye bakoresha mu myaka yagiye ishira. Reka nze bereke video nshyiramo video mbereke muri biri gare ukuntu namwe rikoze. Iri ni ryo gare nzakoresha muri Tour du Rwanda. Murabona ko ari gare rigezweho, ni igare risa n'iryoroshe ryo mu misozi kuko ni naryo tuzakoresha muri Tour du Rwanda. Rifite ibiro bitarenze ibiro 7
kandi igare remera usanga rifite ibiro 10 ibiro 8 gutyo, ni carbone ubwoko bwaryo, ni igare rya automatique, ntabwo ari igare rikoreshwa n'ikabure, ni igare ricagindwa, urumva ni igare ritagora umukinnyi kurikoresha nko muri Tour du Rwanda, ni igare ryujuje ibyangombwa byemerewe kuja mu marushanwa mpuzamahanga. Riba rifite inanga ntoya n'inini, iyo ushaka gukoresha inanga nini ubwo nahangaha ukoresha murabona na automatique, dore ni ugukoraho gusa ubu ngubu guca imashini ziba zamanuka. Ahangaha akaba kuzamura muri ya nanga nini nababwiye ari iyi ngiyi, urabibona ahangaha nahatambika. Ubwo kongera ahangaha nanone ni ukuyimanura igasubira muri ya yindi ntoya. Inanga nini uyikoresha ahantu hadashinze cyane n'ahantu hatambika n'ahamanuka, niho urikoresha cyane. Wagera ahazamuka hashinze ukoresha iriya nanga ntoya. Imashini zoroshe ni ziriya nini uzikoresha nabwo ahantu hazamuka mu musozi. Wagera ahatambika n'ahamanuka, ubwo ugenda umanura bitewe n'uko wumva mu maguru ibintu biremereye. Bitwararika buriya ikintu cya mbere ku mukinnyi, umwanzi w'umukinnyi ku igare wa mbere ni umuyaga, icya kabiri hakaza inzara. Iyo bashije kwirinda ibyo bintu ni ukuvuga ngo isiganwa urisoza neza. Umuyaga iyo wirinda, ubwo wirinze umuyaga ntabwo ukoresha imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu ubona nko mu gikundi abantu birundanyije, urumva uriya muntu uba uri imbere ntabwo aba ahwanye n'umuntu uri mu iporoto hagati, kuko umuntu uri mu iporoto hagati nta muyaga aba ahura nawo. Niyo mpamvu akenshi ubona umuntu wiriwe mu iporoto ari we uza gutsinda. Ubwo aba yiriwe yirinze umuyaga, nta mbaraga nyinshi aba yakoresheje, aza gusoza imbaraga ze zagabanyutseho akantu gatoya. Kudushigikiraho ni umuco w'Abanyarwanda, basanzwe badushigikira, basigaye bakunda igare, sibyo ko natwe ibyishimo twarabibateganyirije, ni ibintu twitoje kandi twari twitoje neza. Ibintu rwose nanjye nabonye bizaba bishyushye, bizaba ari show, bizaba ari moto bizaba bimeze neza cyane. Nk'uko rero buri etape izajya igenda irangira, ntabwo abantu bazajya bicara gutyo gusa ngo banywe amazi batayeho, ahubwo bazajya batanemerwa n'abahanzi bagiye batandukanye bamwe na bamwe bitabiriye iri siganwa ry'amagare iyi Tour du Rwanda. Bamwe mu bahanzi rero bazasusurutsa Abanyarwanda, by'umwihariko harimo Kenso, harimo Kivumbi King, harimo Ruti Joe, harimo Bushari, harimo DJ Mardo ndetse na Symphony Band. Abandi bo bahanzi rero bitabiriye iri siganwa, bitabiriye iyi Tour du Rwanda kugira ngo bajye basusurutsa Abanyarwanda aho bazajya bajya hose mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Nakubwiye rero ibintu bizaba bimeze neza cyane, wowe icyo usabwa gusa ni ukuza ukihera ijisho ko abo basore banyonga igare, nubwo uzaba uri kubibona kuri televiziyo yawe wibereye mu cyumba iwawe, wibereye muri salo iwawe, ariko ntibizakubuze gusohoka gotoye ngo ugere ku muhanda wirebere ukuntu aba basore bakora mu igare, ukuntu aba basore banyonga igare, bityo intsinzi twiteze kandi twiteguye neza ko izataha mu Rwanda rwacu, mu Rwanda rwa Gasabo. Nguko rero nguko Tour du Rwanda 2026, muze duheshe ishema ryacu u Rwanda rwacu. Ndi Kamanzi.